Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ibiteho kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mwami duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubabarire ibyaha byacu, tweze tuboneze rwose kandi twejeshe amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze ngo nitubere umuyobozi, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turimbana indirimbo y'107 mu ndirimbo z'agakiza. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka w'ihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu, wohereza uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. Turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. Turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 14 kuva ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe.
sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera ni we unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira kuri iri jambo, ku mwuka wera, gusaba umwuka wera, niko nahaye intego y'iri jambo. Dusabe umwuka wera kugira ngo atuyobore. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko Yesu yari ari kubwira abigishwa be, arababwira ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nibakunda Imana, bakunda Yesu, bakitondera amategeko, ngo nawe azaboherereza ngo umufasha. Ngo azabohereza umufasha ngo uzabana nawe ibihe byose. Ni ukuri uyu mugoroba nifuje ko buri muntu wese namwinginga kugira ngo asabe umwuka wera, kuko umwuka wera akora imirimo. Umwuka wera afite imirimo akora. Hari imirimo akora mu muntu. Iyo umuntu amaze kugira umwuka wera, hari imirimo umwuka wera akora muri we, kandi akaba afite itandukaniro, kandi akaba ari umukristo nyakuri. Umwuka wera aratunganya, akemeza umuntu iby'ibyaha. Ubundi umuntu yamara kwemera iby'ibyaha, amaze kwemezwa na mwuka wera, mwuka wera agatuma yihana, akitunganya kugira ngo akomeze aboneye. Ngo umwuka wera atanga ubuzima, mwuka wera ararema, ibyo wabonaga ko bidashoboka bigashoboka, kandi mwuka wera atanga ubuzima aho wabonaga ko nta buzima ufite, aho wabonaga nta cyerekezo, mwuka wera akaguha icyerekezo. Kandi mwuka wera atanga amakuru, mwuka wera atanga amakuru yizeye aturutse mu ijuru. Mwuka wera iyo ufite mwuka wera agenda aguha amakuru, bigatuma ugenda ukomera muri uru rugendo. Mwuka wera akuraho za karande z'ubukene, za karande z'ubusinzi, za karande zose mwuka wera niwe ugenda azikuraho. Kandi mwuka wera atanga amahoro yo mu mutima. Iyo ufite mwuka wera uhorana amahoro yo mu mutima, kubera yuko mwuka wera atanga amahoro yo mu mutima. Mwuka wera aratinyura. Iyo umuntu afite mwuka wera aratinyura. Ni ukuri buri wese nifuza yuko uyu mugoroba yasaba mwuka wera akamubera umuyobozi muri uru rugendo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko nitwitondera amategeko y'Imana, tukitondera amategeko y'Imana, mwuka wera tuzamubona. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuze ngo mwuka wera w'ukuri, ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Kuko iyo uri mu by'isi, iyo uri mu byaha, iyo uri mu byo kwinezeza ukibagirwa Imana, ntabwo mwuka wera wamuhabwa. Kugira rero ngo uhabwe mwuka wera, hari ibyo ugomba kuvamo, hari ibyo ugomba kureka, ubundi warangiza ugasaba mwuka wera. Hari ibyo ugomba kwitondera, ukitondera amategeko y'Imana, kandi ukubaha Imana, kandi ukagira n'urukundo, ugakunda abantu, ukava mu kibi icyo ari cyo cyose n'igisa nacyo, ukitunganya. Ubundi iyo umuntu amaze kwitunganya, amaze kuva muri ibyo bibi, ni ukuri mwuka wera aramusanga. Ubwo rero buri wese uyu mugoroba nasabe mwuka wera, ariko kugira ngo umusabe hari ibyo ubanza kwiyambura, hari ibyo ubanza kuvamo, hari ibyo ubanza kureka, hari ibyo ubanza kwigomwa. Ubundi wamara kubivamo, ubundi ugapfukama ugasenga, mwuka wera akakuzaho. Kubera ko ngo ab'isi ngo ntabwo bazamuhabwa, ngo kuko batamuzi, ngo kandi kuko batamurora, ngo kandi ntibamuzi. Ngo ariko mwebweho ngo muramuzi kuko abana namwe. Iyo umuntu ari gutungana, iyo umuntu ari gukora imirimo myiza, iyo umuntu ari kugenda nk'uko Imana ishaka, ni ukuri mwuka wera bari kumwe nawe. Noneho indirimbo yatubwiye ngo mu gihe utakiri kumwumva, ngo shaka icyo wakora. Birashoboka ko waba ufite mwuka wera, ariko nawe ukaza gutandukira, ukaza kujya mu bidafite umumaro. Mu gihe uri kumva mwuka wera ntawe ugifite, reba icyo wakora, uce bugufi, usaba Imana imbabazi. Aho utari kugenda neza,
ni ukuri Mwuka Wera azongera kugarukire, ariko Mwuka Wera mumenye ko akora imirimo, hari ibyo akora, hari ibyo akemura, hari ibyo ahindura. Buri wese nasabe Mwuka Wera kugira ngo amuyobore muri uru rugendo, turebe ko tuzarusoza amahoro, kubera ko ntabwo wakomeza urugendo udafite Mwuka Wera, ntaho waba uri kujya. Ni ukuri ndakwinginga kugira ngo usabe Mwuka Wera aya masaha, nawe Mwuka Wera kubera umuyobozi, Mwuka Wera abane nawe, kubera ko iyo ufite Mwuka Wera ni ukuri hari ibyo utagenderamo, iyo ufite Mwuka Wera hari ibyo udakora bibi, ahubwo uhora ugendera mu nzira nziza itunganye, kubera ko niyo ugiye gutana Mwuka Wera arakubwira ati sigaho ugarukiraho. Ni ukuri Imana itugirire neza, kandi uyu mugoroba buri wese mwifurije kugira Mwuka Wera, kuko nugira Mwuka Wera ni ukuri ubuzima bwawe buzahinduka, kandi uzaba ufite itandukaniro, kandi ni ukuri nta kabuza ijuru uzaritaha. Imana itugirire neza rero ku bw'aya masaha, dushimye Imana kubwira ijambo, ariko ntabwo ngewe nzi gusobanura nk'uko bigomba, ariko Mwuka Wera nakomeza risobanure. Imana iduhane umugisha. Reka dukomeze dusenga kugira ngo dusabe Mwuka Wera akomeze atubere umuyobozi muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa Ndiho, ntujya uhinduka. Uko wari uri kera niko na n'ubu ukiri, uko wakoraga na n'ubu niko ugikora. Aya masaha tugushimye kubwira ijambo. Wasezeranyije abigishwa urababwira ngo ndagiye, ngo ariko ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ngo nzaboherereza umufasha. Natwe mwami uwo mufasha turamukeneye, Mwuka Wera turamukeneye, kubera ko Mwuka Wera akora imirimo muri twe, kandi atwemeza iby'ibyaha byacu tukihana. Mwuka Wera ahindura ubuzima, Mwuka Wera atanga amakuru, Mwuka Wera ahindura amateka. Natwe uyu mugoroba ababyeyi mwami basabiye Mwuka Wera, abapapa mbasabiye Mwuka Wera, mwami Imana abakobwa n'abasore, abana bato mbasabiye Mwuka Wera, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nzabohereza Mwuka Wera, ngo kandi ngo Mwuka Wera ngo azabigisha byose, ngo ndetse abibutse n'ibyo nasize mbabwiye. Ni ukuri Mwuka Wera yigisha umuntu byose. Turakwinginze kugira ngo duhe Mwuka Wera uyu mugoroba, mwami duhe Mwuka Wera tubere umuyobozi muri uru rugendo. Data wa twese uri mu ijuru, aya masaha rero turagushimye kandi tukweretse n'abarwayi, kugira ngo mwami ubakize, ukuboko kwawe gukiza kubabeho mu izina rya Yesu Kristo. Turabizi ko ukiza indwara zitandukanye, twagiye tubona ukiza ababembe, wakijije impumyi, mwami wakijije ibirema, wakijije n'ikiriya kirema cyari kimaze imyaka 38, uramukiza arongera aragenda. Mana wagize neza kandi twarakubonye, natwe ni byinshi dufite ibihamya. Mana igira neza, niyo mpamvu dusengeye abarwayi kugira ngo mwami babone gukira kwawe mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze kugira ngo ubiteho kandi ubagirire neza. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mwami abatarakumenya baye kukumenya, abatarakwakira nk'umwami n'umukiza mwami baye kukwakira, kubera ko muri wowe niho dukura ubugingo, muri wowe niho dukura amahoro, muri wowe niho dukura umunezero, muri wowe niho dukura ubuzima. Mana ndakwinginze kugira ngo mwami abatari bakwakira bakwakire mwami, maze bagire amahoro mu mutima aturuka muri wowe, kandi bakwakire kugira ngo Mwuka Wera akomeze abayobore mu rugendo. Mana igira neza, Mana ikomeye, tukweretse abasubiye inyuma, tukweretse abacitse intege, nabo bagereho mu izina rya Yesu Kristo, bagereho, kubera ko Mwuka Wera yabonye uri kuyoborwa n'umubiri, Mwuka Wera aragenda. Natwe turakwinginze kugira ngo basubiye inyuma wongere ubahe Mwuka Wera, wongere ubagarure, ubagaruze ubuntu bwawe, biteho bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abafite agahinda n'umubabaro, dusengeye abihebye, abona nta byiringiro by'ubuzima bafite, mu izina rya Yesu Kristo genda ubagereho, ubahe amahoro mu mutima kandi ubahe ihumure mu izina rya Yesu. Turindire ubugingo kubera ko aribwo buzakubona, ukomeze utwiteho, kandi mwami Imana Mwuka Wera akomeza tubere umuyobozi, kandi Mwuka Wera yerekeza ijambo rikora icyo wagambiriye. Byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.